Nitwa Rwego Daniela, mfite imyaka 27. Nakuze ndi umukobwa watojwe kuba intangarugero muri bagenzi banjye. Nize neza amashuri yanjye, nakuranye indangagaciro ndetse numvaga nzakora nkagera ku ntego yanjye yo gutanga umusanzu ku gihugu ndetse n'abankomokaho bose. Gusa mu buzima ibyo dutekereza akenshi hazamo impinduka, rimwe na rimwe ntizibe na nziza kandi ntiziduturukeho. Umusore yansabye ko twakundana yitwaza ko nta mukobwa wamwanga. Ariko namba ko mutima uretse wowe. Mani, ishyano ry'umukobwa riransusuguye. Ariko buretse nayo ndaza kumwereka ko Blaise ntavogera. Man, kuntu uvuye hano widunda uvuga ngo ibintu bigiye kugenda neza none ugarutse wariye Karoli, ibyo ni ibikiza. Wagira ngo niwe mukobwa mwiza ubaho ku isi ya Nyagasani. Akantu gatinyuka mbwira ngo ntago ni type ye, ngo ntago ndi size ze, ngo ntaho duhuri. Urumva ibyo bintu man? Njyewe Daniela namuhakaniye nashidikanya kuko nari nzi neza intego yanjye. Ko buri uzajya umenya ko na mbere ya seti habanza bwana. Blaise, ndashaka kunyumva neza. Wayine iyo uza amakarita neza ntikangwa n'izo ngizo bita ko ari kumwe. Okay? Yabifashe nabi ndetse atangira no kumemukira. Inyamaswa. Uravuga nta n'isoni. Please, mbabarira ukanguke. Narababajwe, ndahohoterwa ku buryo bukomeye. Hari benshi babigendeyemo, harimo inshuti zanjye. Umva man, niko ari amafaranga, naho ubundi ibi bintu ntabona akabikoze. Nanjye kwihangana byarananiye. Ntangira kwihorera ubwo intandaro y'ikibi biratangiye. Hababariyemo abantu benshi kandi b'inzirakarengane.